eshanu z'ukwezi kwa 12 ndongeye ndagusuhuje kandi ndongeye ndakuramukije aho uherereye hose ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe wowe udahwema kudukurikirana buri munsi wakoze subscribe kuri YouTube channel by'ukuri Imana iguhereze umugisha mesami ejo bundi reka ntangirira ahangaha ejo bundi nari ndimo ndeba mu betting ndimo ndeba se nihe betting kabisa irimo ibikora neza cyane muri iyi minsi ifite ibikubo binini kandi ifite option nyinshi ku mukino ewana mbangwe kwino bet bayita ni online betting n'ubundi urumva nibyo bigezweho ntabwo bintu byo kujya ku mashop bikigezweho n'ubundi ni online ukabikora kuri telefone yawe yitwa TutuBet. Iyi TutuBet ni betting nziza cyane ifite ibikubo noneho byinshi nuko nguko uri kuyibona mu mabara yayo nuko nguko imeze ewana nahise nkoresha ko nshoboye nyigaho ibaze natangiye ngiye ko kuyikoresha ejo bundi kuri match ya Arsenal ibaze ko kuri match imwe ushobora kuvuga ati match rero ukuntu mbona zitazibwo zarangire ukabana ubikombina ari bitatu ukavuga ati se ni bitatu kimwe ni bibiri kimwe cyangwa se bine kuri kimwe ubwo ni cyagiye uri kuvuga ati ikipe hari ikipe iri gutsinde cyangwa se ndujya Arsenal iri gutsinde ariko ama ikipe yinjizanye cyangwa se iratsinda ariko amakipe ntiyinjizanye ukaba wavuga kimwe kubusa kubusa cyangwa bitatu kubusa rimwe kubusa bitanu kubusa cyangwa bitatu kubusa ukabikombinira hamwe icyebamo aho ngaho cyari cyo cyose muri ibyo bitatu bakaguhemba kandi biba bifite odd nziza icyo gihe kwa Arsenal naguze kimwe kubusa bibiri kubusa cyangwa bitatu kubusa kuko navuga ni Arsenal igomba gutsinda kandi Brentford mu rugo kwa Arsenal nyine murabizi ukuntu kwibonamo igitego muri no minsi bigoye navuga ni Arsenal butsinda ariko Brentford yagarareho ntabwo nanone Arsenal bunyagire ngo bine bitanu bigura ngo kimwe kubusa bibiri kubusa bitatu kubusa ewana bro bibaye bibiri kubusa rero nizeri yuko akakabeti rwose ngako nahise mbandikira ndabaganditse ni gute ibintu byanyu bikora iki niki babankubise iyo link barambwira bati ewana murabona link muri description ya video rwose iraza kubirimo iraza kubiri hejuru ushobora kugenda ukayikandaho ukareba nawe ukagenda ukiga kuri TutuBet ukareba ko wafungura konte so nujya gufungura konte rero winjiriye kuri iyo link n'ubundi uze gukoresha promo code uri kubona aho ngaho kuri screen yawe ni N0806 nagari no ni N0806 maze ubundi ibintu bibasha kuba bigenda neza 5/5 nyemerera tuzamuke rero na shwadira zacu z'uyu munsi zo kwitariki 5 ndahera n'ubundi ku matangazo ya group nkuko bisanzwe nicyo tuba tugomba guheraho so umunsi rero ntabwo mwabonye video ariko kuri group ho murabibona yuko twatwitse kabisa twivugira tuti ewana mutangire muguraga sauce kabisa cyangwa mutangire mutekereza ibyo muri gukoresha amafaranga ati kuko uyu munsi muzungu twamunyariye wana ku munsi rero byatugendekeye neza cyane niba nawe ushaka kujoininga group yacu ya VIP twandikire ariko uzi ibyo ushaka papa twandikira itaza n'ibintu by'ubuturage nk'umuntu rero nk'uyu muturage n'ukuri kw'Imana so nk'uyu bundi nk'aba barabyariwe mwana mbabari ariko duze nguyu utahanzanye shyiraho nimero zanyu mbashye no kuri Kabyinde nyine abantu banabarebe tubana babona izuguti ngiki kiba kijya papa ngo hey ntihaye washize muri groupe ubundi izo message zijyana nazisubiza ngani bisaba kwishyura rero umusanzu w'abanyamuryango kugira ngo mbe mose binsaba kwishyura tiginda mugani yego none se nzungukira ko cyambajije none zo wanyandikira gumbazi waruje kugushaka iki nyine kujya ushaka kujya muri groupe urashaka kugira kujyamo kugira ngo bigugendekere bite iki kintu mwajyamo abasirimu bantu banje akandi n'abantu b'abasirimu ahubwo cyaho cyaturuzi ngiki kweri nyandikira umbwira ati kujya muri groupe yanyu bisaba iki mbigusobanurira iyo kuva umuntu akugurira ni yangahe ese nyine ngusobanurira uko groupe ikora ese wowe uraza umbwira ngo neze nge nzungukire ngo kuyijyamo neze mana yanjye ndetse n'ingwere zipfa ugashyiraho amafaranga yawe ukarya ubwo nindura abunguzi ariko bwana yanjye rero niyo ngiyo rero twandikira utubaza kwa gatandatu bari collect score apari bayizewe cyane ku rwego rwo hejuru so uratwandikira rero maze ubundi ibintu bibashe kuba bigenda neza 5/5 emerera mpere mu gihugu cy'Ubugereki ikipe ya Pafos
cya Cyprus plutôt cya Chypre. Muri Chypre ikipe ya Paphos igomba kubikina n'ikipe ya Akiltas kabisa. Ikipe ya Akiltas rero iri ku mwanya wa munani mu kuzana rw'agateganyo rwa hariya, iri ku mwanya wa 10 plutôt, igiye gukina n'ikipe ya Paphos kabisa itaratsindwa match n'imwe muri yatsinzwe rimwe. So Paphos rero no mu nzinda aza kwigusaba kuza kuba itsinda uyu mukino. Hanyuma mu gihugu cya Turkiya ikipe ya Galatasaray igomba kubikina n'ikipe ya Samsunspor kabisa. Samsunspor rero ewan iraza kubita isura Galatasaray yaratakaje cyane ejo bundi muri weekend inganya na Fenerbahce, yari match ikomeye cyane rwose. Galatasaray nani hanze yakoze performance nziza, so uyu munsi rero baraza kuba bari mu rugo bakira ikipe ya Samsunspor, maze uburenze kuza kugusaba ikipe ya tuza kutsinda umukino ni Galatasaray win. Hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi bari muri Uganda ikipe ya Vipers igomba kubisura ikipe ya NEC FC kabisa. NEC FC na Vipers rero bisezererwa muri Champions League rero irimo irakina shampiyona y'iwabo kabisa. Ndaza kugusaba rero Vipers kuza kuba itsinda uyu mukino. Mu gihugu cy'Ubudage mu cyiciro cya kabiri bakita German Second Bundesliga, ndaza kugusaba ikipe ya Fortuna Düsseldorf igomba kubikina n'ikipe ya Schalke 04 rero na Fortuna. Ndaza kugusaba uyu mukino kuza kuba waguramo over ya 2.5, over ya 2.5 cyangwa se ukiguriramo Schalke 04 kuza kuba itsinda umukino cyangwa se ikaza kuba iwunganya. Mbere tuzamuke kuri Musa igomba kubikina n'ikipe ya Hannover 96 n'ubundi aracyari muri German Second Bundesliga. Azonenze kuza kugusaba over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Brest Monaco nazamutse ni mu gice cya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa bayita Ligue A. Monaco ikunda gutungurana cyane, ntumenya ngira tsinda ryari, ntumenya ngira tsindwa ryari. Hari amakipe n'ubundi amaze kugira identité yo kudahoza. Hari ikipe ya Chelsea, hari ikipe ya Man U, hari ikipe ya Monaco, Marseille, hari amakipe rwose ubona natamenya zati zayo zibari mixed nyine, tsindaho bitunguranye igatsindwaho bitunguranye, igira gute bega nyine win when you want. So ikipe ya Monaco iraza gusura ikipe ya Brest, ariko uyu munsi wenda byibuze ndimo ndabona nagusaba ka Monaco basi kuza kukagura gutsinda umukino cyangwa kunganya niba kadashaka gusigara cyane. Hanyuma nyiraho mu Bufaransa kandi ikipe ya Lille igomba kuba iso yakira ikipe ya Marseille, na amakipe yakurikirana. Marseille yararangaye ejo bundi mu rugo, yagiye gukina ibizi ko Paris Saint-Germain yanganyije match. Marseille yagomba gutsinda ikiciro ku mwanya wa mbere ibintu taheruka, ariko irangije yirangara. Marseille rero irimo areba ko yakasatirana none umwanya wa mbere igiye gusura Lille nayo itoroshye mu byukuri. Lille nayo itoroshye, ariko Marseille itegura no kwakira ikipe ya Union Saint-Gilloise. Numva ntago match baca ya Champions League bafite iremereye cyane. Ndumva uyu munsi naba gusaba kuza kwikamata bakareba ko batsinda uyu mukino. Naka Odi karaba gahagaze neza cyane. Mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza bayita England Championship kabisa, ekipe ya Hull City igomba kubikina n'ikipe ya Middlesbrough. Bazaboneza kuza kugusaba ball cyangwa se Middlesbrough kuza kuba itsinda umukino cyangwa se ize kuba iwunganya. Soza rero reka nsoreze mu gihugu cya Portugal, ekipe ya Benfica Lisbon igomba kubikina n'ikipe ya Sporting Club de Portugal. Nama ekipe akunda guhangana cyane. Ngo bimwiri ku mwanya wa kabiri, ndiri ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ruyobowe n'ikipe ya FC Porto ifite amanota 38 ku manota 36 yashobokaga. Urumva Porto ntiratsindwa, Benfica nayo ntiratsindwa, Sporting yatsinzwe rimwe inganya rimwe. Ewani ni match komeye cyane. Sporting no kureba ko ya Benfica no gutsinda akaba yifatiye umwanya wa kabiri, mu gihe ekipe ya Sporting iyo no gutsinda ikabifasha umwanya wa mbere. Amakipe mu byukuri arakubanya ahangaha ntago byoroshye, match bikomeye cyane, bari ugukubana byatabye kwigo hejuru. Ariko ngiye uyu mukino bankunda kugusaba kuza kwigurira over ya 2.5. Monami ndagukunda cyane kuko nawe wahisemo kudukunda cyane. Ndagushishikariza kuza kwikoreshereza iyo 2
bet kabisa, ugiye muri searching bet cyangwa tutu bet, cyangwa se ugafungura iyo link ubona ugiye kubona muri description ya video yacu. Mu by'ukuri hanyuma bakubazaho bashyiramo promo code mu gihe uri kwinjira ukandika N0806 nko kuri kubibona aho ngaho, ugiye gukorana na betting y'abasirimu cyane ifite ibikubo byiza kandi option nyinshi cyane. Kuri match haba hari uburyo burenga 1280 cyangwa se 1500 bwo kubetingaho. Nabonye company rutagorera iguruta na bet power kure bet power ifite uburyo 50 na bunga hari 70 na bunga ariko iyi ifite uburyo 1000 ku mukino papa iyi bet nayikunze cyane. So nawe rero ninjira kuri iyo link maze ubundi ushyiremo iyo promo code urebe ko wirira agafaranga. Hanyuma rero twarikiye kuri nimero yacu 0944486332 maze ubundi tubaza imyagire nitwa runaka ndashaka joininga group yanyu. Se birasaba iki kugira ngo ujoininge, nakora gute mu by'ukuri kugira ngo mba joining yo coffee nangahe collect score kwa gatandatu kugira ngo nzayibone yo izaba ari kwa nako n'amafaranga ngahe na yindi buze kuba nishyura. Reka Imana ibarinde, ndabakunda cyane ko namwe mwese mu kudukunda. Reka dusubire mu kanya mu gasaya ni mugoroba ndabashyiraho ikiganiro cyane neza Premier League umunsi wa 15, ibindi byose nabyo dukomezanya nabyo 5 kuri 5. Imana ibarinde rero, ciao ciao mezo.